Ibintu bitatu bitera Satani guhinda umushyitsi. Ngibi: icya mbere, amasengesho. Satani arabizi neza yuko mu ijuru habagaho igitambo cyo gusenga, bagasenga Imana bakayiha icyubahiro. Ubwo rero amasengesho atuma Satani ahinda umushyitsi. Turatanga urugero rwumvikana muri Esiteri igice cya 4 umurongo turahera kwa 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati: genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose mwirize ubusa, munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko ryanjye. Esiteri amasengesho koko biyiriza ubusa iminsi 3 barasenga. Mu gusenga yagiye kureba umwami yirengagije amategeko n'amabwiriza bibi bwami. Kubera amasengesho yaratambutse, kuko ngo mu Bayuda ngo nta muntu wemereraga gusanga umwami mu nama arimo, ariko kuko bakoze amasengesho barasenga, yaragiye kandi icyo yasengeye arakibona. Amasengesho ati ahindisha umushyitsi Satani n'abadayimoni be. Iyo azi yuko ugiye gusenga, ugiye gukora amasengesho, ngo ajyazana inkomyi ziri butume wowe utajya muri ayo masengesho, akazitambika mu nzira kugira ngo udasenga, kuko azi yuko iyo abana b'Imana bari gukora amasengesho bimuca intege n'abadayimoni be bagatengurwa. Ubwo rero amasengesho ni ikintu cya mbere Satani yanga ndetse akarwanya. Icyo ni ikintu cya mbere. Urundi rugero, ndabaha ingero ziri muri Bibiliya, ntabwo ndi bubahereze ingero zitari zo, kuko iby'ukuri bihora ari ukuri. Tunyarukire muri Zekariya nanone. Zekariya ni igice cya mbere. Turebe ukuntu Satani yahagaze. Ni igice cya 3, uburyo Satani yagiye kurega umutambyi. Nuko uyu mutambyi Yosuwa ngo aramurega. None amaze kumurega, nuko ajya iburyo ngo arege umutambyi. Ngo Uwiteka abwira Satani ati, turahera ku murongo wa 2: Uwiteka aguhane yewe Satani, niko ko Uwiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Mbese wose umushimu ukuwe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari muri imbere bati, mumwambure iyo myenda y'ibizinga. Haleluya. Satani ni kenshi ajya turega. Niyo wakoze icyaha ajya kurega, ariko ubu ngubu ibyakuweho. Mbere yajyaga ajya mu ijuru no kuturega. Ubwo Yesu Kristo yamaraga kumena amaraso ku musaraba, amajije gupfira twebwe abanyabyaha, ntabwo Satani ngo yongeye kugera mu ijuru. Urupfu rwa Yesu hari ibintu byinshi rwakuyeho. Kujya mu ijuru kwa Satani ajya kurega abantu nta kijya kuturega. Cyakoze asigaye atwoshya cyane ngo dukore ibyaha cyane tumushyigikire, ariko nta kijya kuturega. Ubwo rero icyo ni ikindi. Satani amasengesho amuca intege mu buryo bukomeye. Ni nayo mpamvu yanga abantu basenga bose bavuga izina Yesu. Gusa bavuga izina Yesu babaye benshi, baje no mu buryo bw'amayobera, bwo mu buryo hari n'abashobora kuvuga ngo izina Yesu ariko bakorera Satani ariko batabizi. Ariko nta kibazo abo batabizi. Icyo nkundira Yesu yavuze ko umuntu naho yaba umuswa atazigera ayoba inzira. Ubwo rero Yesu azamwiyereka, nahumura uwo nawe azabona ubugingo buhoraho bitewe n'ukuri yakiriye. Uko kuri niko kuzamugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Icya kabiri gitigisa Satani agatengurwa, agahinda umushyitsi bigakomera, ni indirimbo. Satani akiri mu ijuru
akazi yakoraga umwuga, yari umukerubi ushinzwe indirimbo mu ijuru, niwe wari ukuriye indirimbo mu gihugu cyo mu ijuru, ngo yaririmbaga amajwi 1000. Ayo majwi 1000 hano mu isi ndizera yuko nta muntu wari warenza amajwi 4 mu kuba azi kuririmba. Satani we yaririmbaga amajwi 1000. Tekereza nimba abana b'abantu mu isi baririmba amajwi 4 ukumva ni amajwi meza ndetse ugatwarwa. Hari n'abantu bihana kubera indirimbo, cyane cyane no muri iyi si muzareba abafite ama YouTube channel y'imiziki, akenshi ujya usanga aribo bantu bakunze kurebwa cyane. Ubwo rero indirimbo ni igikoresho Satani nicyo kintu yakoraga mu ijuru atari yacibwa ngo aze mu isi, ni nacyo cyamushyize, cyamuteye kwibona yishyira hejuru. Baririmbyi mwirinde, kuko ubwibone Satani yabukuye aho ngaho, kuko yaririmbaga neza mu ijuru bagafashwa, niwe wayoboraga abandi bamarayika mu ndirimbo, ijuru ryose niwe warifashaga mu ndirimbo. Rero iyo yumvishije uririmba ndetse ukaririmba uri gutera waraza, aho biramushimisha. Ariko iyo uririmba ibyo uririmba bikuye ku mutima unabikora, ngo gihindisha Satani umushyitsi n'abadayimoni be, ngo bagashya, kubera ko nicyo kintu yakoraga cyane. Nawe ndatanga urugero, uzarebe iyo ukoze ikintu wenda warakoraga neza nko mu kazi kawe bakakwirukana, noneho ikintu bakwirukaniye, wenda ingeso wari ufite bakwirukaniye, iyo bayivuzeho urarakara cyane, kubera ko iyo ngeso ni ingeso nyine itari nziza. Rero Satani nawe biramukomeretsa. Iyo abonye abantu bari kuririmba, yari umumarayika waririmbaga mu ijuru, bimukora ku mutima, noneho we n'abadayimoni be baciwe mu ijuru bagahinda umushyitsi, bagatengurwa cyane. Indirimbo zituma Satani ahinda umushyitsi n'abadayimoni be. Icyo kintu gitera Satani agahinda, ngo ndetse bikaba byanamuviramo kumva ari gushya. Icya gatatu gitera Satani guhinda umushyitsi ni inkomyi. Ndagisobanura gutya, ndatanga urugero rwumvikana. Murabizi ko Nyabugogo ni gare interinasiyonari iparikamo imodoka zimwe ziva aha zijya aha. Nawe reba gare ya Nyabugogo haguyemo ibiti bikazitira iriya mihanda, ese murumva imodoka zabo naho zica? Ntabwo bishoboka. Ubwo rero inkomyi ni uko isobanurwa. Ubwo rero Satani iyo abonye ko wa muntu abantu bari gukura inkomyi mu nzira kugira ngo babashe kwegera Imana, Satani bijya bimuhindisha umushyitsi. Agira umushyitsi akavuga ati uyu muntu ndamubuze, ingabo yanjye ndayibuze, iragiye, ayiwe irancitse. Iyo nkomyi, iyo uri gukura inkomyi mu nzira icyaha cyakubase, iyo wagikuye mu nzira, noneho reka nerure, iyo wakuye icyaha mu nzira cyakubase kijya gituma Satani ahinda umushyitsi. N'abantu bigisha mwese mujye mwigisha abantu kureka icyaha. Iyo umunyabyaha yaretse icyaha runaka, ni igitangaza kiba kibaye. Icyo nicyo gitangaza. Ntihazagire umuntu wongere kuvuga yego n'ibitangaza bisanzwe bijya bibaho, ariko burya igitangaza cya mbere ni ukubona umunyabyaha yakize icyaha. Icyo nicyo gitangaza mu isi gikwiriye gutera abantu kwishima. Ni igitangaza gikomeye kubona umunyabyaha yaretse icyaha. Iyo ni inkomyi. Iyo abantu bari gukura inkomyi mu nzira, bihindisha Satani umushyitsi, maze akareba akavuga ati mu ijuru nari meze gutya, nakoze ibyaha, none narajugunywe, none nuriya akuye ibyaha mu nzira, none mbuze umuyoboke. Icyo gitera Satani guhinda umushyitsi, noneho n'abadayimoni be bose bagahinda umushyitsi. Ibyo byari ibintu bitatu bihindisha Satani umushyitsi.
mbese wowe witeguye kureka ikihe kugira ngo utume Satani ahinda umushyitsi? Ese urakora amasengesho? Ese urakura inkomyi mu nzira zawe? Ese uraririmba indirimbo urazikunda? Ese indirimbo wowe uri umuririmbyi? Rero muri ibyo bitatu Satani yiteguye guhinda umushyitsi ugiye gukora ibyo bintu bitatu. Murakoze cyane, yari Vestina, ndabakunda. Mukore subscribe ndetse ujye no muri comment umbwira ati njye nshaka ko nkorera video imeze gutya na gutya, nyigukorere ndetse nanagusobanurire, yaba iby'imirire tubivugaho, yaba iby'amagara mazima tubivugaho. Ubwo rero wambwira nkazagukorera video ivuga ku bijyanye n'uburyo wakwikingira kanseri ukoresheje imirire, umbwire nimba ushaka, ndetse twigisha n'abantu gukora tofu, tukabigisha gukora amata ya soya, tukabigisha uburyo wakora uturima tw'igikoni, tukabigisha, ni byinshi twakwigisha kandi ukazigirira akamaro muri iyi si. Igishoro cya mbere ni ubuzima. Nazakora video z'ubuzima kuko ibyo dufite ibitabo turasoma, twamara gusoma tugakuramo ibyagirira mwene muntu akamaro byihuse. Murakoze cyane, mukore subscribe, ndabakunda kandi Imana irabakunda. Umuntu wese uri burebe iyi video Imana imuha umugisha kandi araba yize ibintu bikomeye bitatu byahindisha Satani umushyitsi, ndetse iwawe hakazajya hahora hera kuko amasengesho yeza imiryango yacu. Muribuka yuko n'uriya mugabo Yobu ngo yajyaga atamba ibitambo by'uko abana be bashobora kuba bakoze ibyaha, ariko akiherera n'Imana agasenga, yarangize akabwira Imana ati wenda hari umwana wanjye yaba yakoze ibyaha. Mujye mwibuka abamama gusengera abana banyu igihe bateye intambwe bagenda. Iyi video ikabakaba umutima wawe. Nimba utajyaga unabikora abana bakabyuka bakagenda mutasenze, ntimukamere nk'inyamaswa ngo umere nk'ipusi, umere nk'imbwa, umere nk'ihene. Oya, ujye wibuka gupfuka musenga iyo Mana yo mu ijuru yakuremye ikagushyira ku isi utari imbeba, ikagushyira ku isi utari ipusi, ikagushyira ku isi utari imbwa, ikagushyira ku isi utari intare. Uri umuntu, ugomba kubamira uwakuremye ugapfukama ugasenga. Ikindi dukura Satani, hari amagambo yavuze ngo niba uri umwana w'Imana pfukama undamye. Kuki Satani akunda gupfukamirwa ariko ukaba ukunze gusenga Imana uhagaraye? Ntugahagarare igihe uri imbere y'Imana, ujye upfukamira Imana kuko n'abamarayika barapfukama bagasenga. Yesaya Zaburi 45 umurongo wa 25 haravuga ngo ndirahiriye yuko amavi yose azampfukamira. Ugomba gupfukamira Imana kuko ntabwo Satani nimba ashaka ko apfukamirwa, niba Satani ashaka gupfukamirwa, kubera iki wowe utapfukamira Imana? Murakoze, mugire umunsi mwiza, ndabakunda. Bye bye, ciao ciao.